ntabwo anyahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Gusenga ni imibereho, gusenga nibwo buzima. Haleluya, haleluya. Nta muntu usenga akina. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nitwa Mukeshimana Grace. Nari maze igihe kinini cyane mbabaye, ariko nta muntu ubasha kubona agahinda kanjye. Nkagenda mu muhanda, ubusirimu bukambana bwinshi, ariko mu mutima hababaye. Ariko nshimye Imana kuri iyi tariki ya 8 z'ukwa kabiri, mbaye umuntu umwe ushimye Imana kubera ibyiza yanyeretse, kubera ibyiza yankoreye, kubera agahinda yakuye mu mutima wanjye. Hari ukuntu tuba beza ariko tudasa n'Imana. Uyu munsi nje kubabwira ubwiza, noneho nsa nk'Imana. Ndi kubyiyumvamo ko ndi gusa n'Imana kubera ko mbasha guhagarara imbere yanyu nta soni mfite, ahubwo numva mfite ijambo. Uwiteka we ndagushimye, Uwiteka ngo wahe icyubahiro, Uwiteka ngo uciriye bugufi kuko wampaye ijambo ku itariki 16 z'ukwa mbere. Ubwo narindi hano mbabaye, nta wundi muntu ubasha kubona agahinda kanjye. Nageze agahinda kanjye urakabona, niyo mpamvu ndatinze. Oh, haleluya. Ntabwo ninze kubera ko numvaga mfite ijambo ngomba kubwira abantu. Nshimiye umushumba wacu. Umushumba, Yesu aguha umugisha. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Wabashije kundeba, ubona agahinda kanjye maranye igihe. Uwiteka akomeza guhandagazeho ubwenge, umugisha. Mana nyagasani, sinabona uko mbikubwira, ariko Uwiteka we wenyine ureba mu mitima yacu, abazi ibyo dushaka kuvuga nubwo tutabisobanura neza. Iriya tariki naje numva ngiye gusara, numva nakwirukanka, ariko nkavuga ngo hoya sindi bwirukanke ko ndi umusirimu. Ariko ntabwo nari umusirimu, ahubwo hari ibisazi by'ibisirimu. Mwana we, muza umva Satani w'umusirimu tumwirukane mu izina rya Yesu, atubuza kwisanzura. Ubwo nageze hano, pastor yarambwiye ngo Imana yakumvishije. Ati Imana yakumvishije rwose. Mana nyagasani, nahise njya kumva numva ikintu, naye nambaye wigi ahantu yari isaturiye. Nagiye kumva numva nkuko waba wambaye nk'uruhu rukaza rukavaho, nkagiye kubona nkabona ngo mbona ruragiye. Numva nongeye mbaye undi muntu. Mumbabarire mfata umwanya, nubwo ndi kubatwara umwanya, ntago amategeko ntago nyazi neza, ariko njyewe ndi kuvugishwa n'Imana. Yego, njyewe ndi kuvugishwa n'Imana, ntabwo ari njyewe uri kwivugisha, kubera ko nabonye neza y'Imana. Mbona agahinda gashira, umuntu akajya mu kazi yumva yambaye ubwiza bw'Imana, igikundiro kikaza. Ikindi kintu gitumye nshima Imana, ejo bundi aho ku cyumweru cyashize pastor yaravuze ngo muri iki cyumweru mwese mugiye kugira umugisha. None nkajya nibaza ahantu umugisha uri buturuke, nkumva ntabwo bishoboka. Ariko njye nagiye mu kazi ko wa mbere,
noneho nkavuga ngo ndagenda saa 5 maze kuruhuka, nagera ku kazi saa 5 umukiriya wese mbwiye ngo ngwino ungurire, n'abandi bakamubwira ngo ngwino ungurire, nkabona umukiriya aje aseka akanyegera, nkahita mwereka ibyo ncuruza akagura, gutyo icyumweru kirashira. Ni ukuri nshimiye Imana, nshimira na pasiteri wacu kubera yuko areba agahinda kacu akagahindura ibyishimo. Njyewe kuri uno munsi ndishimye, ndanezerewe, n'ibindi bisigaye. Komera Imana amashyi ko agahinda agahinduramo ibyishimo. Nazanye n'ituro ry'ishimwe. Ni ukuri Yesu aduhere pasiteri wacu umugisha. Twumva Delphine atambuka ashima Imana. Nituza guhamya ko Yesu agira neza uko yari kera n'ubu niko akiri, hari ibyo yakoze n'uyu munsi aracyakora. Mpagaze imbere y'iteraniro nshima Imana. Nashatse gushima imbere ariko Satani agakomeza kundiganya, ariko nshimye Imana ko mbashije guhagarara imbere yayo mvuga ibyo Imana yankoreye. Ndashima Imana ko ikomeje kundinda n'umuryango wanjye yewe n'abana. Ndashima Imana ko tutigeze twicwa n'inzara cyangwa twicwe n'inyota. Ndashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu, aho ababyeyi banjye batabaye, aho umugabo atabaye, Imana yo mu ijuru yarahabaye. Haleluya! Ndashima Imana ko yampaye telefone. Haleluya! Haleluya! Amen. Nari mfite telefone iteye isoni, telefone bakunda kwita ngo yitunge gacezi y'ibihumbi 20. Haleluya! Haleluya! Ariko ndashima Imana ko muri aka kanya mfite telefone nziza yavuye Dubai. Haleluya! Amen. Imana yacu nishimye. Mwe ntabwo mwabyumva, ariko njyewe Imana ni mu ijuru niyibizi ko niyumva mu mutima wanjye. Ikindi cya kabiri nshima Imana, muri iyi ntangiriro y'uku kwezi kwa mbere Imana yankoreye surprise. Umugabo yari yaragiye ajyana televiziyo, ariko abana banjye nkabona basigaranye irungu, nkajya mbibona mu mutima wanjye, ariko Imana yo mu ijuru yarabirebaga yuko icyo kintu kiduhangayikishije njye n'abana. Haleluya! Ejo bundi mu ntangiriro y'ukwezi kwa mbere umuntu arampamagara arambwira ati se wageze mu rugo? Ndamubwira natashye. Haleluya! Ngiye kumva numva arambwiye ngo hari umuntu uje kundeba, hari ibintu anzaniye. Natangiye kwibaza ibintu byinshi kubera ko umwana wanjye yendaga kuzuza imyaka 7. Ndavuga ngo wenda wabona wenda ari impano muzaniye. Haleluya! Ngiye kubona mbona ni flat nziza. Haleluya! Komera Imana amashyi menshi cyane. Ngiye kubona mbona ni flat nziza nini ya Samsung. Haleluya! Ndashimira Imana ko yabikoze. Icyubahiro ni cy'Imana. Ibintu nkorera ni byinshi sinabona uko mbivuga, sinabirondora ngo mbirangize. Haleluya! Ibindi Imana duhana umugisha. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Yamuhaye telefone ndetse na televiziyo. Ubwo wowe utayakomye ubona ari ibisanzwe. Ariko burya ishimwe ry'abanyonzi ngo rimenywe n'abanyonzi, niko naje mu mujyi wa Kigali bavuga. Haleluya! Haleluya!